Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza nkuko mubireba. Uyu munsi nagarutse nazanye n'umutware w'iwanjye, nari maze iminsi naramushize ari inyuma. Hariyo. Nari banshyize mu kikoni. Ngo komeze turebere tudashiriza. None ntabwo twashirije ibintu byagenze neza. None ni karibu muri studio z'Impamo 250 ariho mu wawe. Asante sana. Kwaikaze. Ni sawa kabisa. Ndashima Imana. Kaduhe ikaze umuntu wese udukurikiye muri uyu mwanya, turagusuhuje tukwifuriza amahoro ya Nyagasani. Tunagushimira cyane ko udahwema kutwereka ko udukunda. Ugakurikirana ibikorwa dukora ari byo by'ibiganiro, ukarenga ukaba warakanze subscribe cyangwa se ukaba ugiye guhita uyikanda nonaha, ukarengaho ugakora share, ugatanga comment n'ibindi. Abantu muri gukora share rwose ndabashimiye, ndabakunda ewana muri imfura. Meze neza? Yego meze neza, ndashima Imana. Ndumva mfite akababaro abantu baguye mu mpanuka. Twihanganisha nyine umuntu. Turabihanganishije. Hari umumama wari wabyaye n'akabebe kiwe yari yabyaye. Ni ibintu bibabaje ariko nyine tubahaye mpore umuryango wasigaye. Imana yo mu ijuru ibahumurize kandi abatashye ibahe kuruhuka mu mahoro. Twaje rero na topic yacu y'uyu munsi, ariko mbere yuko tuvuga kuri topic yacu, ndagushimiye wowe wakanze subscribe, ndashimira wowe ugiye kuyikandaho nk'uko wacu yarabivuze. Abageze hano bwa mbere, uyu ni Aline, uriya ni umutware wanjye yitwa Faustin Rugazura. Tubahaye ikaze rero, muze tubane muri uyu mwanya, mutere ubusonga bugari tugiye kuganira ingingo y'umunsi. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'ababyeyi b'igihe cy'ubukwe. Marraine cyangwa se pare. Ubwo ni mu ndimi z'amahanga, ubwo ni harya mu cyongereza nibo bita matron and best man. Yego. No kuvuga ngo tugiye kuganira tuyibaza ese ni iki dushingiraho tujya guhitamo abatubera aba best man, ba pare, ba marraine, kugira ngo nyine mu bukwe bigende neza. Kubera ko hari umuntu ukubwira ati nkeneye umuntu uzaza tukaryoshya ifoto, nkeneye umuntu niyumvamo, nkeneye umuntu ku rugero ufite akantu, nkeneye umuntu ufite maturité. Sibyo, umubyeyi ufite maturité, nibyo. Sibyo, none turimo turibaza ese ko tujya gukora ubukwe tugahitamo abo babyeyi, hano hakaba n'insengero zoburija amakupure kuvuga ati udafite umugore wawe cyangwa umugabo wawe ntabwo turi bukwemerere ko kubera marraine cyangwa se kubera pare, bagomba kuba ari couple. Ese ni iki dushingiraho, n'iki tugenderaho tujya gutoranya abatubera? Nge n'izo nsengero ndazishimiye, iyo aba n'abandi ariko bari bameze. Ubwo cyo ni igitekerezo cyawe, ushimiye izo nsengero. Ariko hari n'abandi bavuga ati ngewe nari nikenera uriya mu sister cyangwa se uriya mu marraine, nihe nari nsanzwe niyumvamo. Iyo ari uko bimeze utarajya kure, iyo ari uko bimeze uremera wa wundi akakwicaza by'uwo munsi by'ifoto, ariko byo kuba marraine wawe cyangwa pare wawe akaba wa wundi utaricaye. Uzwaye nugira aba marraine babiri se muri dote. Ni wabibonye ngewe hari n'ubukwe bw'umukuze twatashye, urusengero byari itegeko ko marraine na pare baba ari couple. Urumva? Noneho umukobwa marraine we nyawe yahise azana n'umugabo we abapare wa babandi. Bigeze muri reception, urumva? Ahita ahindura. Pare rero w'umuhungu wiwe ahita aza, n'umugeni nawe ahita ahindura marraine. Umukobwa yagize marraine babiri, n'umupare agira abapare babiri. Nako umugabo agira abapare babiri. N'umugabo agira abapare babiri. Okay. Ni iki cyane gishingirwaho? Okay, ngenda banza mvuge ikintu umuntu yakagenda yajya gutora marraine, sibyo cyangwa pare. Ikintu cya mbere kuba kuruta, sibyo? Icya kabiri akurusha experience y'urugo. Kubera ko ntabwo umbwira ngo ngiye gukora ubukwe mu kwa gatanu
ngo none wowe wakoze ubukwe mu kwa mbere ngo ugiye kumbera pari. No, mu kwa gatanu ni kera, mu kwa kabiri undi afite ubukwe mu kwa gatatu cyangwa se icyumweru gikurikiye icyo wakoremo. Yego. Noneho uwo muntu hamwe simurenganya kubera ko abavuga ati uriya muntu ni best friend wanjye, twarumvikanye tukiri abakobwa cyangwa abahungu ngo uzatanga undi gukora ubukwe azabera undi pare cyangwa marene, aho nabumva sibyo. Ariko hari umuntu ujya gutora pare cyangwa marene akavuga ati kubera uyu muntu taye yiwe ijyanye n'ukuntu nshaka, ijyanye wenda na taye yanjye, ndabona twazatoka neza mu mafoto, ntitaye ngo amaze icyumweru akoze ubukwe arambera pare cyangwa marene. None se ubundi niki kuba marene kuba pare bimenyesheje iki? Njye nari bimenyesheje kuba umubyeyi, kandi nk'uko wari umaze kubivuga ni umubyeyi nyine, ni umubyeyi kandi byanze bikunze umubyeyi muri iyo context yo kuba umubyeyi nibura agomba kuba ari experience akurusha, sibyo? None ku rugero dufashe ko umuntu umaze icyumweru akoze ubukwe, nawe ari bwo wenda ukibuvamo, ufite umaze icyumweru ukoze ubukwe, undi afite ubukwe next week ikurikiraho, agusabye wenda yateguye ko ari uzamubera marene cyangwa se para. Ese iyo experience umurusha ni iyi? Aho ngaho ntago ari experience azaba agendeyeho, azaba agendeye ko wa muntu ari best friend, azaba agendeye ku bushuti. None se umubyeyi yakagombye kuba ari umuntu gusa w'inshuti tu yo kuba ngo niba n'inshuti yanjye. Kuri abo ngabo ibibazo best azahura nabyo tuzaba turi kumwe, tuzabikemurana nta kibazo. Ni kukijama. Ni kukijama. Ariko njye mbona atari ko byagakwiye kugenda. Nubwo ari best friend wanjye sibyo, ariko byibuze naba afite akantu ka experience andusha, kubera ko nshobora kuzagera mu rugo nkahura n'ikibazo wenda nawe yahuye nacyo nyuma y'imyaka runaka, sibyo? Kubera ko andusha experience azambwira ati nanjye igihe nari mu kibazo, ibyo uri kubona, ibyo uri kunyuramo wenda ni bikeya ku byo naciyemo cyangwa ni nk'ibyo naciyemo, ariko tuza itware gutya, genda gutya, urumva? Kubera ko afite ikintu akurusha sheri, ari kukubwira, sibyo? Atandukanye na wa undi best friend muzahura n'ikibazo, best wawe wenda iwe afite umupare cyangwa marene mukuru, azahita amwiyambaza, azahita amubwira ati umuntu wanjye yahuye n'ikibazo iki n'iki, cyangwa nadakenera kugushyira hanze amubwira ati nahuye n'ikibazo iki n'iki, sibyo? None uramfasha iki? Za nama mubwiye ahita akora copy paste nawe azikubwire, urumva? Which is not good. Njye icyo mbona rero cyiza ni uko utora pare cyangwa marene akurusha experience. Icya kabiri aba ari mwiza, wa wundi nyine uzaryoshya amafoto, urumva? Aho hantu ntabwo turibuza kumvikana komeza. Ibyo bintu bibiri uvuze, ibyo bintu bibiri bivuze bishobora kuba byopozingana, ariko banza usoze ikindi kugira ngo tuze nanjye nze gutangiramo ibitekerezo byanjye. None se utaranyopoza nta muntu uzaba kurusha experience y'urugo ariko akaba ari na mwiza? Birashoboka bibaho, ariko si bose. Biterwa nuko wita mwiza. Wowe mwiza ahubwo wavuze ni uwuhe? Nyine uzatoka mu mafoto photogenic, umuntu uri photogenic, utari nkawe babwira gufotora gifoto imwe gusa, urumva? Aha, ikindi umuntu nyine byibuze uri kujya munsi ya microphone yawe ariko umuntu umeze umuntu usenga, sibyo? Okay, umuntu uba ufite kuba senga ni byiza ko aba kurusha gusenga, ariko niyo atakurusha byibuze mwafatikanya mu masengesho. Nicyo umuntu ufite maturité, uri mature, yego, umuntu ufite experience y'urugo, ubwo nyine maturité n'ubundi. Maturité hari umuntu uri mukuru ariko adafite imyaka myinshi mu rushako. Ibyo byose kuba ari mature no mu rugo, sibyo? Umuntu mwiza ku isura, sibyo?
n'umuntu usenga yego ariko hari n'umuntu ufite akantu aba agafite cyangwa batagafite yakwera amarene cyane rwose upfa kuba umwiyumvamo nawe akwiyumvamo none se ubundi icyo kintu ni nacyo kintu gishobora kuba gitera confusion cyangwa se guhita umuntu aba confused kuza guhuza umuntu ufite experience mu rugo ubwo ni amaturite twavuze umuntu uri photogenic usa neza ku ifoto kameme kubera ko cyane cyane no ku gitsina iyo bigeze ku gitsina gore kuryoshya amafoto ni ibyanyu sibyo icya gatatu umuntu usenga imana aho nemeza ko wenda byashoboka pe yaboneka ariko tugende ku muntu ufite experience kandi agombe kuba ari photogenic ariko kandi nako kantu nubwo usa n'utagatinzeho gafite kinini cyane kavuze akantu rega afite nake sakanje akantu afite nake sakanje ntago wakwanga kubona umuntu ugushyigikira kimwe nuko yagushyigikira ariko akantu kiwe akakagumana uzi ko ushobora kugenda witeze ngo uriya muntu afite akantu wenda ku rugero arigurira ikote cyangwa yigurira ikanzu cyangwa nanjye ayingurire ugasanga ahubwo ni wowe ubimuguriye ni umubyeyi wawe kandi witwa ngo afite akantu ese kuri mukwepa ni umubyeyi wawe hari umukwatse ese umubyeyi wawe nta buryo yagira uko akugenza abaye abishoboye ni uburenganzira bwe sheri iwe umenye ngo nzaza kumutoramo sibyo kumutora iwe ntabwo azahita avuga ati akurikiye ibintu byanjye sibyo azaba akurikiye iki azaba akurikiye wenda ubushuti ahubwo njyewe waje gutora niba mfite amafaranga bya bintu ndabyikoreshereza ubimuhe niba ari ikote uragura iryawe nigurire iryanjye cyangwa niba nanabishoboye ye nawe nkwambike kubera ko waje kuntora wowe pare cyangwa marene waje kuntora ku rugero mfite amafaranga arenze ayawe yego nyine sibyo cyangwa se urumva ufite akantu na wa mupare wawe cyangwa marene ndagafite sibyo niba waje kumbwira ngo nkubere pare cyangwa marene sibyo ibyo byose waje kumbwira none ahubwo ngiye mu myiteguro nzakubaza ati hari ibiki n'ibiki cyangwa se uhagaze gute ku mufuka nimbona amafaranga yanjye wambonyemo ntari ready yo kuyasohora muri ibi bintu sibyo igurira ikote ku rugero niba ushaka iri ngewe nkodesha aho ngaho ntandukanye na wa wundi ujya usanga uyu munsi yabaye pare yambaye ikote rishyashya mu kundi kwezi cyangwa mu bindi byumweru bibiri yabaye pare yambaye irindi kote n'urukweto bishyashya urumva kandi ujya guperereza neza usange byaguzwe n'umuntu uri gukora ubukwe umuhungu aho kugira ngo pare abyigurire anatwerere wa muhungu niyo mpamvu rero njye nakubwiye ngo akantu si cyane ushobora kugenda ugatumbiriye tuboneho na 10 tuboneho n'ijana kuko abantu bose bafite akantu siko bakarekura kandi ntukarekuye biterwa n'ibyo akarekuyemo tujye ku kuba uri photogenic ari nacyo ntekereza ko ari iki gihe abenshi bashobora kuba bibandaho kurenza n'ibindi byose turaza kubanza twemere ko uriya muntu twise pare cyangwa se marene ni umubyeyi sibyo kandi agomba kuba ari umubyeyi uguhagarariye mu buzima bwawe bwose yego ubuzima bubamo ibyiza bukabamo ibibi bubamo ibyishimo bikabamo umubabaro sibyo ese nibiza kugera igihe wagakeneye umuntu uza kugusapotinga mu gihe cy'umubabaro cyangwa se akagombye kuza kugusapotinga mu gihe uhuye na trouble runaka iri ititari iteguwe nyine itunguranye ikibazo kibayeho mugize kutumvikana hagati yawe n'umugabo mugize wenda andi makimbirane ukaba wari ukeneye umuntu uri buze kuza kugufasha ukaba wowe waragiye ukishakira photogenic urumva aho ngaho utari utayobye
nashatse photogenic sinashatse umujyanama. Ariko umubyeyi agomba kuba umujyanama. Kuri wowe concept ya marene na pare ni iki? Aho ni kuri wowe. Niho hahandi none se urusengero nirukubwira ngo nitegeko gukoresha abangaba ukazasanga ukubitanye n'umuntu aho ngaho bwa mbere agiye kukubera marene cyangwa pare ntaho muziranye, uwo muntu uzamutegerezamo inama. Ese nimba mwarabanje mugahura mukaganira mukamenya n'abarebeho nyine se ku buryo wavuga ati uyu muntu reka mbe open mubwire cyane reka n'umubyeyi wawe umuntu mumenya niyahosha. Oya none se umuhungu ku rugero azakubwira ati mfite inshuti yanjye. Icya mbere tugenderaho ni ukuvuga ngo umugabo cyangwa se umuhungu nyine ujya gukora ubukwe afite inshuti yiwe, sibyo? Umukobwa nawe afite inshuti ziwe ari bukuremo umumarene n'umugabo nawe agakuramo pare, sibyo? Hanyuma rero uwo muntu mbonye nkaba mbonye inshuti yanjye ndi umuhungu afite umugore, sibyo? Niba afite umugore wiwe, uwo mugore wewe kuba twahura tukaba inshuti, inshuti yanjye bari iki? Aba ari inshuti yawe ariko se n'itegeko cyane abitegeka ariko ntago ari itegeko none se inshuti zanjye n'itegeko ngo zibe inshuti zawe. Ni byiza ko zaba inshuti zawe ariko kandi batabaye n'inshuti nta kibazo aho ngaho gihari. Ariko akenshi biba biri ibintu si itegeko ariko ni ibintu bisaba n'ibiri automatic byikora kuba inshuti yawe yaba inshuti yanjye no kuba inshuti yanjye yaba inshuti yawe. Si bisanzwe se birikora ariko kandi nubwo byitwa ngo inshuti yawe ari inshuti yawe, ikibazo waganiriza ya inshuti yawe nta uko wafunguka, sibyo? Cyangwa ibitekerezo wasaba ya inshuti yawe siko wafunguka ngo bisabe ya inshuti yawe, sibyo? Biragoye. Niyo mpamvu rero njye nari nkubwiye ngo wa wundi twatoye, sibyo? Ngiye kuri njyewe natora umuntu ndusha ya experience y'urugo ku buryo yaba ari n'inshuti yanjye nkajya mubwira buri kantu nabikeneye, ku buryo nakenera uwo nganiriza kuko uranarigiye mu buzima umuntu akenera kuganira, sibyo? Ukavuga uti ibintu bindimo nkeneye ahantu njya kubisuka, nkeneye kujya kuruhukirana kuri uyu muntu n'uyu. Wa muntu rero wewe watoye photogenic, icyo gihe ntabwo uzajya kuri photogenic, uzajya kuri wa muntu wawe n'ubundi. Okay, sheka tugende muri ubu buryo. Role y'umupare n'umumarene ni iyihe? Okay, ni iyihe? Njye niba ari uko abanje role y'umupare n'umumarene ni iyihe? Ni ugufasha abageni mu myiteguro nihe na nyuma y'urugo, urumva? Na nyuma y'urugo na nyuma y'ubukwe na nyuma yo kubana. Bibaye ngombwa ko mubakenera bazaba bahari. Hari igihe bitaba ngombwa se? Nkubwira gute? Ahubwo ngiye uko mbyumva role ya pare na marene ni nka role y'umubyeyi n'ubundi njyanye navugaga, niyo ya mbere kurenza izindi zose. N'umuntu uri buze guhera mu ntangiriro zo gutegura ubukwe, urukumva? Akaza akakwereka inzira, kandi abakwereka inzira nawe yagize gute yaciyemo. Kimwe nuko azaza sheri ubukwe buri cyumweru, cyangwa ibyumweru keretse habayeho impamvu zituma aza habura icyumweru, ariko byanze bikunze nunirengagize ko hari umuntu ujya gukora ubukwe, sibyo? Wa mubyeyi wiwe wari kuzamubera umubyeyi marene cyangwa pari akagira ikibazo runaka. Izo nyine ni kesi, sibyo? Zibaho zitari ziteganyijwe, ibyo bibaho pe, sibyo? Ariko icyo narimo mvuga ni iki ngiki, kuva umunsi wamenyekanisha cyangwa se wa announcinze ubukwe bwawe, deje ujya gukora iyo announcement cyangwa se kubimenyekanisha waramaze kudetermina umuntu uzakubera marene n'umuntu uzakubera pari, sibyo? Icyo gihe ni ukuvuga ngo iyo umaze kubumenyekanisha cyangwa se kubutangaza, byanze bikuze muhita mutangirana urugendo rw'imyiteguro. Akakubwira ati ibi n'ibi uzabikore gutya, iki ngiki uzakigenze gutya. Okay, abikugira inama, ntabwo aba arimo gufatira imyanzuro y'ibyo ukwiye gukora, ariko abakwereka icyari gikwiriye, sibyo? Nk'umuntu ukurusha iki iyo experience, ariho wavugiye ngo kuba afite experience y'imyaka iyi mu rugo sava, icyo ndacyemera pe. Ariko kandi nk'umuntu ugiye kugufasha muri urwo rugendo
ni urw'ubuzima bwose reka. Yego ndabyumva. Sibyo? Ntabwo cyane njyewe nakitaye ku kuba ari photogenic kurenza uko kuba ari umubyeyi afite experience, afite iyo maturité wavugaga. Erega ari nubwo yaza ari photogenic urumva nyuma ku rugero wamugisha inama akayikugira. None se ku rugero inama zose wazigisha pare cyangwa marene? Hari nizo wagisha inshuti yawe mu buzima busanzwe. Ariko literally uko twe duhita tubyumva twumva ko pare okay, tuvuge ku rugero Satani case habaye ikibazo runaka hagati yanjye nawe, mbere yuko tukijyana ahandi byanze bikunze abantu bahita batekereza ko uwa mbere twakakibwiye ninde ni pare nande na marene. Sibyo? Bivuga ngo rero njyewe uko mbyumva ya pare na marene yakaba ari wa muntu one wiyumvamo akakwiyumvamo akakubera umujyanama. Sibyo? Akakubera umunyamabanga, ukamwisanzura akakwisanzuraho. Mbese wa muntu nakwita ko ahubwo arenze n'umubyeyi wawe usa. Urabona nk'umubyeyi wawe hari ikintu ndashobora gutinyuka kumubwira. Sibyo? Umubyeyi kubyara biological, ariko wa muntu ashobora kumubwira ati ikintu iki n'iki n'iki. Ashobora no kukugira inama kabisa, umubyeyi wawe wakubyaye mu nda atanakubwira. Ariko rero none iyo ugiye kurebera by experience y'uyu munsi ubona ko ahubwo twebwe ntabwo tukirimo twita ku gushaka ba babyeyi bazatubera nyine ababyeyi. Urumva turimo turishakira abantu bashobora kuza kutubera amafoto meza, turi buberwe, ishusho riryohe, ikirori kiryohe, ariko nyuma y'ubukwe, nyuma mu bundi buzima ntabwo turimo tuhareba cyane. None se urabona hari umuntu sibyo uvuga uti umuntu amaze experience mu rugo, reka mugire pare cyangwa mugire marene, undi nawe agatekereza wa muntu, undi nawe agatekereza wa muntu, ugasanga mubaye abantu nka 20 bamutekereza mwese wa muntu ni ujye ubambarira, mbese ubahagarara iruhande nka marene cyangwa pare. Urumva ngiye ikibazo nibaza ko hari umuntu nigeze kubaza w'umupare. Sibyo? Ntese buri ugenekereje umaze kuba pare w'abantu bangahe? Ugenekereje ngako kuriya no bibuka wa yamatangira kubara. Urumva fendef asanga yibagiye abantu 2 aza kuvuga ngo yo ngo nibagiye na runaka na runaka. Kera yaribagiye 2. Ese nk'uwo muntu baba bamutoye bamwizeye bamubona ko yaba pare, uwo muntu mu by'ukuri utangiye no kubibagirwa, uwo muntu inshingano ze nka pare buriya arazujuje? Yego hamwe ni byiza kubera ko nta wenda ku rugero wihereyeho cyangwa nihereyeho nta kibazo ndagira ku buryo nyenera ko marene aba included ashobora kuzamo akaba wenda yambwira gutya na gutya, ntacyo ndagira, nta nicyo nteganya rwose mu izina rya Yesu. Urumva? Ariko kinabaye sibyo ngiye kubera wenda marene wanjye ngiye kuri nge sinjye wamwihitiyemo. Okay, ako kantu ko kutihitiramo marene cyangwa pare. Sibyo? Nako turaza kugakomozaho. Oye nushaka kwita ukajyaho hari abantu utekereza uhabwa pass. Yego. Cyangwa n'ababyeyi bawe bakakubwira ati uyu muntu kubera ukuntu turi kumubona mugire marene wawe cyangwa mugire pare wawe. Abandi nabo kubera inyungu runaka bakavuga turiya muntu numugira marene cyangwa pare afite imodoka ye izirirwa iseha abantu uwo munsi. Imodoka y'abamedi zabonetse nicyo cyakintu nakubwiye cy'akantu. Yego nibyo nayo nkubwiye, ariko njyewe muri ibyo byose njye nta nubwo ari nicyo bashingiyeho, si inyungu runaka. Baramukundaga nawe ni umuntu wari waraje nka kwa kundi umuntu yaza muri famiye yanyu akirubura akaba umwana iwanyu. Rero umwana mu rugo uwo nguwo njyewe uwo njye nari nkeneye kambera marene, njyewe uwo nari nkeneye yaranze kwanga. Rero urumva kandi nabwo kwanga impamvu yampaye ngo yumvaga bitashoboka ngo ubuse ngo umuntu ngo umeze nk'ari mukuru wawe ngo yakubera marene.
ngiye kuri njye numvaga ntacyo bintwaye. Aho ngaho ufitemo ingingo ebyiri n'ubundi nazo nayo mfite kuza nta kibazo ubwo rero iya mbere niyo yo guhitirwamo umuntu, sibyo, cyangwa se kurangirwa umuntu. Iya kabiri ni iy'abantu tubona akaza akumva agafata umuvandimwe we direct, ku rugero ni mukuru wawe cyangwa se ni mukuru wawe wo kwa so wanyu hafi aho nyine aho ngaho, ngo abaye marene abaye pare. One, mpereye kuri iki ngiki cyabo mufitanye isano rya hafi, ese ko uwo muntu ari umubyeyi wawe akaba n'umunyamabanga wawe at the same time, mukuru wawe ugiye kumugira umunyamabanga wawe w'ubuzima bwawe n'umugabo, ariko kandi ni umuvandimwe, hari ikibazo kirahari. Njyewe rero kuri njyewe numva kugira ngo uriya muntu wakure wenda tudafite naho duhure mu miryango, sibyo, aho kugira ngo mbere marene ngende mubitse buri kamwe mukuru wanjye nuko nta na mukuru wanjye ngi banza wumve. Mu by'ukuri dufata isatani case, habayeho case runaka, sibyo, yanjye nawe, yego, bigenze uko nguko, sibyo, bibaye ngombwa ko turi buze kwitabaza ba marene na ba pare, sibyo. Marene wawe ni mukuru wawe, yego, either kwa so wanyu cyangwa n'ahandi nashaka tuba tuvinda cyangwa mwe muvukana direct, agiye kumenya na cya kintu atarazi ko aragihisha, sibyo, uwo munsi arakimenya. Utekereza ko ya relation yari afitanye n'umugabo wawe, kuko rega ni bofre, sibyo, we kandi hari ukuntu wenda bofre yaramufashe respect n'ibindi, aho nukaza gusanga wenda cya kibazo na cyane wenda fault ikosa wenda riri kuri bofre. Urumva ari utazi kwica ya bond ya relationship ya hagati y'umugore. Najya muri ibyo ngibyo rero ngiye kumuganiriza, nzagenda muganiriza nk'umuntu uri kuganiriza marene, ntago nzaza kukuganiriza nk'umuntu ntago biri buze gukuraho ko ari umuvandimwe wawe. Okay, njyewe ngiye gutora ntago tuvukana komuteri. Twafashe case in general, ntago turi gufata particular. Barahari bajya bagira abakuru babo ba marene cyangwa bakuzine babo. Njyaho ngaho rwose numva nta kibazo. Akoshewe. Erega wikwita ngo oya banza wumve. Ntago turi bwumve. Nyine mbabanze. Okay, noneho tujye mu mabanga y'abashakanye, sibyo, kugira ngo wumve significance iki kintu gifite. Man, ukajyaho wenda ukavuga ati iki kintu n'iki iriya hirya ntabwo kirimo kigenda neza, manzu wumve neza, utangiye guseka, sibyo, hanyuma kandi uri kubona ko kirimo kigenda kirushaho gufata iki wenda indi ntera, yego, sibyo. Umuntu wa mbere uri buze kwitabaza ni marene, ni pare. Marene wawe ni sister wawe, sister wawe aze kumenya mbiriya hirya hari ukuntu bitarimo bigenda neza. Urumva icyo kintu kiri buze gusiga iyihe sura? Niyo mpamvu njyewe wasanga nawe byaramubayeho icyo cyawe wasanga ntabwo tukizi. Ari naho mpamvu njyewe mpera mvuga ngo umumarene yego ni umubyeyi, sibyo, ni umunyamabanga, ariko kandi hakaba hari nibura nka kwa kundi bajya akatubwira ngo umuntu mudafitanye kugeza ku gisekuru cya kangahe cya karindwi nimukwiye gusezerana. N'umuntu agakwiye kuba marene wawe, yakaba yari umubest wawe, ari inshuti yawe, ari ku mufamiliye wawe wa hafi. Aya sawa, nta kibazo ko tubyemere gutyo. Oya wivuga ngo reka ubyemere gutyo, kuko ega wumva icyo kintu ugomba guteganyiriza muri angle zose. Ushobora gutekereza wenda ngo azaza kukugira inama muri divorce, nyamara akazaza kukugira inama iriya hirya. Ibaze rero umunsi
mukuru wawe yaje akavuga ati ya baba icyo tube tugishyize ku ruhande tujye kuri wa wundi baguhitiyemo cyangwa undi muntu yakurangiye still the same case. Umuntu ukwiye kuba umwiyumvamo, ukwiye kuba umwisanzuyeho, akwiye kuba kwisanzuyeho, mukwiye kuba muri mufitanye ya bondi n'ubundi. uri kubyumva? Umuntu aravuga ati mfite Aline hariya n'urugero, mbona ari umwana mwiza, genda uzamwegere uzamuvugishije ko yakubera amarene, cyangwa famiye nk'uko wavuze ikaza ati twebwe uriya muntu yakubera amarene, ni umwana mwiza bla 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 bla, cyangwa ni pare. Nakomeje kwibanda kuri marene ariko n'aba pare nuko nguko ni umukobwa mwiza nta kibazo agira, cyangwa se ni pare afite imodoka yiwe azayigutiza, azigurira imyenda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese koko rya hame ry'uko ari buze kuba ari umubyeyi wawe icyo gihe baba barirebyeho, cyangwa baba barebye gusa kuri outer core yuko gusa agomba kuba ari umuntu umeze gutya na gutya wujuje wenda ibyo baba barimo baprefera, ariko ni umubyeyi wawe ku giti cyawe. Usa nkubwire gute? Urabona hari umuntu ushobora kuguha pasi, ushobora kuba ugiye gukorera mu gihugu, ubukwe mu gihugu utabayemo cyangwa se ugezemo bwa mbere, sibyo? Byanga byakunda wenda besto wawe muri kumwe muri cya gihugu, cyangwa se aho ugiye bakakubwira muri famiye, sibyo? Bakakubwira ati okay, nturi umukobwa w'abahondogo muri famiye, dore abagore b'abahondogo dufite. Kera ntagiye kukwambarira ari muramukazi wawe cyangwa ari mukeba wawe ku rugero, barama bamurangira, nta wundi babiri bumurangire ku rugero, baravuga ati ni Aline, genda Aline akubere marene. Ati ntiyanga nananga, turama tubwira umugabo wiwe aramudufasha amubwire. Okay, kugira ubyumve neza, ntihari igihe baza badupanga mu maserivisi y'abantu tutanazi, ariko gusa kubera ko ari ya famiye tukavuga ati ntitunaniranaga, reka tugende dukore serivisi. Kubera iki tugenda? Baba badutoye twakwanga akaba ari mwe bacamo. No kuba marene rero, no kuba marene uravuga uti uyu mwana ntazi hano, ni njyewe bari kumurangira, nima singwaye simfite ikibazo runaka, nima ari umwana nange kumubera marene se gute? Kandi ni nanga nangere gari igihe nanga ngahita mugatubwira runaka, kandi wa wundi runaka mubwiye akamubera amarene bigakunda. Ariko si icyo gihe nyine nicyo ngendimo, nicyo ntarumva neza icyo gihe. Ariko banza unyemerere ko marene cyangwa pari ari umubyeyi, uracyemera? Nabyemeye. Icyo gihe mu by'ukuri tuba twagendeye kuri ya ngingo yo kuvuga ngo uyu muntu ni umubyeyi, cyangwa bwahawajemo ibindi. Tugiye kureba nyine umuntu wambera umubyeyi, ni mwebwe ga mwomumenyera, njega sintuye ino, none ni mundangire umuntu. Umuntu akubera umubyeyi none narenze ahubwo ko ari mwisha uvuga ati muri bara come on, ntabwo sheri ku rugero. Niba ari njye nyine umuntu azi mu gihugu akaza kambwira ati mbera marene, ndakubwira ati yewe kubera impamvu izi nizi, cyangwa kubera njyewe ubwanjye sinshobora kukubera marene. Ni we muntu wenyine ndabizi kandi muntu uzi, reka nguhereze umuntu kubera marene, si wo kukwicaza nuko bazama bavuga. Rero uzanyemo akantu ko kuvuga ngo si wo kukwicaza, yego, si uw'amafoto, si uwo kurangiza umuhango. Byanga byakunda umuntu nawe umuntu ugiye kubera marene ga, none se uyu nguyu wari umuzi? Bivuga ngo naho nyine ahantu ruzingeye ni ukwicara, ni ukubanza kuvuga ngo anyicaze, yego, turyoshye amafoto, nyuma yo kunyicaza hari igihe twaba inshuti cyangwa ntibinavemo. Ngaho ibaza ariko umubyeyi ugiye gushakaho ubucuti nyuma, ibaza nyine nawe bene icyo kintu. Tunagana ku musozo kugira ngo tudatinda, sibyo? Izo mpamvu zose noneho tuzihurize hamwe, turebe iyi mpamvu, turebe n'iriya na ya yindi y'akantu ntabwo twayirengagije nayo irimo. Umenye ngo hari n'umuntu baza babwira umuntu ati genda uriya ubwira uriya, tuza tubona bishoboye.
hari ababishoboye kuba ba marene n'abashoboye kuba ba pare none bivuga ngo rero hari abonzi bajya bavuga ati ngewe wenda nsigaje kubera abangaba twanzura urumva nsigaje kubera abangaba kavuga se ibi bintu ahubwo ubanza harimo na business runaka umuntu atazi kuko kugeraho umuntu akubwira ati ngewe nabaye pare inshuro wenda 8 sigaje kuba pare inshuro 2 nkarekera cyangwa inshuro 4 nkarekera abantu 12 byanga byakunda haba harimo akandi kantu kabyisha inyuma kuko sinumva ukuntu umbwira ngo baye buri bukwe niba bari gutora ese niwe muntu uri muri uwo muhana wenyine ako se ubundi usibye nicyo ngicyo koze yasunyibutse ibuye ubundi umuntu yakagize pare yakagize abana bangahe ababyara ushoboye kubarera ushoboye kurera habe na 70 ni uburenganzira bwawe papa cyangwa mama ariko ngewe ku giti cyanjye sibyo yewe sinoje kwishiraho mu ruho ntashoboye biragoye se biragoye wa uzikuru bigoye umuntu niba yabyaye mpaka guje yoga uje guhembaga umwana wawe gayabza none umwana wawe arabyara uceceke se niba yapfushije ni wowe ufata iya mbere aho ngaye baze noneho ubaye marene w'abana 10 niba ukunzwe bavyariye rimwe none n'abagabo ninde wanzwe umuntu usa neza byosha ifoto bya bindi byose arimo avuga muri mu utangiye kungarukira nagiye ku mpande zose sibyo sawa murakoze nibyo naye nkubwiye rero abana 10 nibabyarira rimwe sibyo nubwo ufite ngo bwa bushobozi bwatumye bagutora ese ufite ubushobozi bwo guhembera abana bose icyarimwe ariko utabahembera icyarimwe ukagenda ubikora mu byiciro none wenda uko kwezi ukajya kwa runaka ejo bundi ukajya kwa runaka si faranga za buri kwezi zo kuja guhemba wabyemereye iki icyo gihe ubaye marene w'abantu bakeya ahubwo nyine twakwibaza impamvu icyo byemera harabishoboye okay niba bishoboye rero azabikora sibyo courage ahubwo twanzura ahubwo inama twe twagira abantu mu gutora ababyeyi sibyo mugende mureba abantu icambere ubwo bushobozi nabwo sheri nubwo turi kubivuga ntabwo uzajya gufata umuntu wo kukugora ngakubera umubyeyi kandi ubona hari umuntu utakugoye sibyo yego umuntu uzagurira guhera ku isogesi uwo nguwo urashaka kumubwira ngo akubere pare cyangwa marene cyangwa byakundura reba umuntu ari n'ubikobrije wamisemo biguri uzanyambika yego akabundi uza akakubwira ati ufite kwambara umukara yego hari mfite ikote ry'umukara turebe niba bijyanye nzaryambare kugira ngo ndeke kukugora kuko byanga byakunda charges zo kubigura ziba ziri kuri wowe ufite ubukwe muhungu wowe uri gushaka pare cyangwa marene uri umubyeyi mpamvu cyo utafasha umwana muri uwo mwanya niba ntabishoboye ko wabyemeye utabishoboye urumvikana sibyo kandi niba mbishoboye amafaranga yanjye nta burenganzira bwo yafiteho ariko uri umubyeyi nije ufi ego wemeye kuba umubyeyi sheri turi inowa oya wemeye kuba umubyeyi niba nemeye kuba umubyeyi se ntekereza ko niba nshobora kwemera kuba umubyeyi ariko muri aka kanya ntahagaze neza mu buryo bwa kontabilite icyo kirumvikana ariko wowe rero wowe ntabwo uzabibona ko ntahagaze neza uzabona tureke kuvuga ngo sinzabibona oye none ubaye uhagaze neza mbaye mpagaze neza kuri njyewe n'umutima wanjye nakubwira ati njyewe ntuhangayike saro ndimenya imyenda yanjye ndimenya cyangwa se niba urabona ko akundi bakodesha imyenda urumva none se kubera icyo umuhungu ari we wishyura n'imyenda y'umugeni kandi umugeni ashobora kuba afite amafaranga ntihari umugeni umubwira ati ntuhangayike dore ngayo amafaranga dufatikanye kubyishyura hakaba n'undi ukwihorera kubera ko ari we biri ku mutwe w'umuhungu kunyambika ukanyambika ntabyo uzi ndabizi aho niyo mpamvu rero nari nkubwiye biterwa nuko baba barumvikanye sheri aho hano nta bwumvikane buhaba nta bwumvikane bubaho umuhungu niwe ukodesha agatimba ntibazana kubesha ni ihame nk'uko nanjye umukobwa imyenda yose yo muri dote ni ngewe okay dusoze
turasoje twanzura rero mugende mushaka abantu bamaze imyaka ababyeyi apana ba Miss Photogenique gusa oya rata nimuza no kumpitamo muzanze murebe niba naryosha ifoto igicece muzarebe niba ari umwenda nakwambara ukagipfuka neza ubundi amafoto akaba meza cyane akuze amafoto y'ubukwe wa hari akantu tugomba gusubiramo tora umuntu rata ufite experience runaka akurusha aba afite byibuze ubundi bavuga ko ngo umuntu umaze kubaka neza urugo neza ngo imyaka 5 kuzamura nako 5 abakiri mike ngo imyaka 8 ngo burya umuntu umaze imyaka 8 mu rugo ngo aba yakamiritse atandukanye nanjye ugifite 6 uko 6 uko ndinde ko kuba marene urumva gusa uko biri nanjye experience mfite ndazikurushaho tarubaka sibyo byanze byakunze ndabikurusha niyo mpamvu rero niba ugiye gutora marene cyangwa pare reba umuntu ukuruta bihagije oya ntabe nanone nabe gahunda ku kabando guzaza kirirwa juguma mu bantu umwana w'imyaka 20 uri mushakwa kino gihe ajya gushaka marene w'imyaka 30 n'urugero cyangwa 28 iyo mikeya 35 kimwe nuko najya gukora ubukwe mfite imyaka 28 sibyo nkatora marene ufite imyaka 45 cyane ko ubu ngubu bitakigaragara ko bashaje uzuko kwangira wari ubizi ntago turi mu kigero kimwe umva uko kunyangira rero niyo mpamvu ngewe noneho mba ngomba gutsimbara rukambera marene kubera kuranduta ufite experience ugomba kunyigisha narabirenze ntayo oya ntago wabirenze inama zawe ndazikeneye niho handi azakubwira ati genda ushaka undi mujyanye inama nzaziguha kasa yizi kabe kari hamwe urumva nawe ubwiwe skin face urabona kurebera nyine akavuga ati udufoto twawe tuzatoke neza mama umva nicyo kibazo ahubwo gihari mugende rata okay buri wese n'amahitamo twebwe hano ku mpamo 250 twemera amahitamo y'umuntu icyo tutemera ni umuntu guporomoka ushatse kuvuga iki gutomera nyine ukamutora umuntu maze icyumweru akoze ubukwe ni cyiza nk'umuntu wamugani umuntu agakubereye marene ni umuntu ushobora kuba afite icyo akurusha umuntu agakubereye pare ni umuntu ushobora kuba afite icyo akurusha no kukurusha amafaranga nayakurusha sava kurusha amafaranga ni byiza ariko nibura kuba kurusha experience y'ibyo arimo kuko ati nabinyuzemo ibi nabibayemo ibi bishobora kuba byarambayeho atari ngaho uzajya ukubwira ngo niko zubakwa ukubwira ngo niko zubakwa se ahubwo se we yanyuze mu bi none se umuntu umaze icyumweru wubatse ugiye kubera umarene umuntu nawe nyuma y'icyumweru kimwe wubatse inama nawe uri kugendera uri kumubwira nizo baguhaye muri bread shop ahubwo nta niza afite nawe ni ukuvuga ngo ni gutya mugiye kwambara gusa mugiye kucorerana ntuzajya yikara kikubitaho nakakwikubiteho uvuga ati bino turabigenza utangira ahubwo mwembi musa n'abajya inama aho kugira ngo yakabigufashije ubwiwe icyiza rero ni uko umuntu agomba kwicara agatekereza akareba umuntu ubikwiriye ubimerita yego pe uri buryoshye iyo foto ariko cyane cyane considere ko ari umubyeyi wawe kubera ko na nyuma y'uwo munsi w'ubukwe hari igihe ushobora kuba uzamukenera na cyane cyane none muri iyi minsi y'iki gihe turimo aho ibintu bisigaye bihinduka nka kwa kundi ikirere gihinduka utari ubizi ko kiri buhinduke hari igihe bishobora guhinduka ugasanga biraguhindukanye wa muntu ashobora kukuba hafi iyo dilema akayikunyuzamo neza kurenza wa muntu uziko ni nko gufata abana babiri ukabaga ngo hane mugende mu nzira bashobora kuyoba ntihagire uyobora undi cyane pe ariko nibiriya harimo umukuru akuvuga ati ngwino nyura hano tugende dore ngiyi nzira at least yego ibyo bindi bikaza ari inyongera ariko icyangombwa nuko ikibanze nuko umuntu agomba kuba ari umubyeyi. Sawa turasoje namwe mutubwire muri komanteri uko mubyumva. Ese gutora marene mungana ni byiza? Ese marene cyangwa pare
wubatse ejo ngo akubereye marene cyangwa pari mu kwezi nibyo, cyangwa gutora umuntu umaze imyaka myinshi nabyo sibyo. Mutubwire namwe muri komanteri uko mubyumva. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.